igitabo cyanditswe na Yeremiya, igitabo cy'ubuhanuzi bwa Yeremiya, ibice 29 umurongo wa 10. Bwiza twahera ahubwo hirya kugira ngo dusobanukirwe kurutaho. Duhere ku murongo wa 7 cyangwa umurongo wa 4 tugere ku murongo wa 10, hanyuma twongere dusome mu gitabo cya Daniyeli, umuhanuzi Daniyeli, ibice 9. Yeremiya ibice 29 umurongo wa 4 haranditse ngo, uku ni ku Uwiteka Nyiringabo Imana ya Israheli bwira abajyanywe ari imbohe bose, abo yateye kuvanwa i Yerusalemu bakajyanwa i Babuloni ari imbohe, ati nimwiyubakire amazu muyabemo, kandi muhinge imirima murye umwero wayo, mwishakire abagore mubyare abahungu n'abakobwa, kandi mushyingire abahungu banyu n'abakobwa banyu, kugira ngo nabo babyara abahungu n'abakobwa, mubone kuhagwirira mwe kuzatuba. Kandi umurwa nategetse ko bazabajyanaho muri imbohe, muzawushakire kuba amahoro, muwusabire ku Uwiteka, kuko mu mahoro yawo namwe muzagira amahoro. Uko ni ku Uwiteka Nyiringabo Imana ya Israheli ivuga iti, ntimukemere ko abahanuzi bo muri mwe babahanurira n'abapfumu banyu bakabayobya, kandi ntimukite ku nzozi mujya murota, kuko babahanurira ibinyoma mu izina ryanjye. Sinabatumye, ni ku Uwiteka avuga. Umurongo wa 10, ahubwo Uwiteka aravuga ati, imyaka 70 yahanuriwe i Buyuda nishira, zabagenderera mbasohozeho ijambo ryanjye ryiza rituma mugaruka ino. Imana ishimwe cyane. Ahubwo Uwiteka aravuga ati, imyaka 70 yahanuriwe i Babuloni nishira, zabagenderera mbasohozeho ijambo ryanjye ryiza rituma mugaruka ino. Amen. Igitabo cya Daniyeli, ibice 9 duhere ku murongo wa 1. Igitabo cya Daniyeli ibice 9 duhere ku murongo wa 1 haranditse ngo, mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi, wimitswe ngo abe umwami w'igihugu cy'Abakarudaya, muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, yewe Daniyeli nasomye ibitabo bisobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu hazamara hashenywe ko ari imyaka 70. Byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Mpanga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga niyiriza ubusa, nambara ibigunira nisiga ivu, nsenga Uwiteka Imana yanjye nyaturira nti, Nyagasani Imana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo. Twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka tuva mu mategeko n'amateka yawe. Ntitwumviye abagaragu bawe b'abahanuzi bajyaga babwira abami bacu n'abatware bacu n'abasekuruza bacu n'abantu bo mu gihugu bose mu izina ryawe. Nyagasani, gukiranuka n'ukwawe, ariko ibizacu ni ugukorwa n'isoni, nkuko bibaye ubu ku bayuda n'abagaragu n'abaturage b'i Yerusalemu n'Abisiraheli bose, babugufi n'abatuye kure mu bihugu byose, aho wabirukaniye ubahoye ibicumuro bagucumuyeho. Nyagasani, ku bwacu n'abami bacu n'abatware bacu n'abasogokuruza bacu ni ugukorwa n'isoni, kuko twagucumuyeho. Umwami Imana yacu niyo ifite imbabazi n'ibambe, nubwo twayigomeye. Ntitwumvire Uwiteka Imana yacu ngo tugendere mu mategeko yayo yadushyize imbere, avuzwe n'abagaragu bayo b'abahanuzi. Nuko niko kabiseri bose baciye amategeko yawe bariyobagiza kugira ngo batakumvira. Nicyo cyatumye dusandazwamo umuvumo n'indahiro byari byaranditswe mu mategeko ya Mose umugaragu w'Imana, kuko twagucumuyeho. Ukomeze nawe ayo magambo. Reka dusoreze muri Nehemiya. Munyemere dusoreze muri Nehemiya. Ibyanditswe ni byinshi, ariko reka dusoreze muri Nehemiya igice cya mbere. Nehemiya igice cya mbere. Nehemiya igice cya mbere duhere ku murongo wa 2.
cyangwa duhere no ku murongo wa mbere kugira ngo twumve inkuru neza. Amagambo ya Nehemiya mwene Hakariya mu kwezi kwitwa Kisilevu mu mwaka wa 20 ubwo nari ibwami Shushani, Hanani wo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye i Buyuda, babaza inkuru z'abayuda barokotse, abari barasigaye batajyanywe ari imbohe, babaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi, baratukwa, kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Murongo wa 4, gusenga kwa Nehemiya. Maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye, niyiriza ubusa, nsengera imbere y'Imana nyirijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo, nyirijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumve, n'amaso yawe arebe, umve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro, nsabira abagaragu bawe b'Abisiraheli natura ibyaha Abisiraheli twagukoreye. Ni koko jyewe n'inzu ya data twaragucumuye, twagukiraniweho cyane, kandi ntitwitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe. Ibyo byategetswe umugaragu wawe Mose. Ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose uti nimucumura nzabatataniriza mu mahanga, kandi uti ariko nimungarukira mukitondera amategeko yanjye mukayasohoza, nubwo abirukanywe banyu bazabakomera y'isi nzabakurayo mbateranye mbazanaho nitoranirije nk'abatuza izina ryanjye. Reka dusimbuke mu bice bibiri, duhere ku murongo wa 2. Umwami arambaza cyangwa ku murongo wa 1, umunsi umwe mu kwezi kwitwa Nisani mu mwaka wa 20 wo ku ngoma y'umwami Aritazeruzi, vino yari iteretse imbere y'umwami, maze nenda vino nyihereza umwami, kandi imbere hose sinagiraga umubabaro imbere ye. Umwami arambaza ati niki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye? Ibyo ntibiterwa n'ikindi kiretse umubabaro wo mu mutima. Mbyumvise ndatinya cyane. Umwami ndamusubiza nti umwami arakarama, icyambuza kugaragaza umubabaro ni iki? Ko murugwa n'ahantu h'ibituro by'abasogokuruza habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Umwami arambaza ati hari icyo usaba? Nuko nsaba Imana nyirijuru, maze subiza umwami nti niba umwami abikunze kandi umugaragu wawe nkakugiriraho ubuhake, unyohereze i Buyuda mu murwa urimo ibituro by'abasogokuruza, mbone kubaka. Amen. Uwiteka twigishe kuri uyu mugoroba, tugusabye ubuntu bwawe bwinshi kugira ngo twigishwe nawe ikivuye mu mutima wawe. Turakwinginze Mana, tuguciriye bugufi ngo uyobore uze kandi unyure muri aya magambo yanjye, amagambo aturuka mu kanwa kanjye, ariko umwuka n'ubwenge bituruke kuri wowe. Dukeneye kwigishwa nawe. Ndabizi neza ko waduhamagaye uradutoranya, kandi udutoranya tudakwiriye. Uhamagaye abaswa, uhamagara abanyantege nke, uhamagara abanyabyaha, uhamagara abatarabuguhamagarwa, kugira ngo aho ngaho muri izo ntege nke uhuzuze imbaraga. Turagutegereje Mana ngo twigishe, tuguciriye bugufi ngo ubu bwoko bwawe ntibutahe nkuko bwaje, ahubwo twigishwe ubwenge nawe, twigishe ibyo ushaka nawe. Umwuka wera aba ari udusobanurira birenzeho. Icyubahiro kibi cyawe, amahoro n'umugisha no kwigishwa no kuzamurwa no kugera aho ushaka bibi byacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo hariho ikimenyetso cyo kugendererwa n'Imana, ikimenyetso cya Kairos. Amen. 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 Hari ikimenyetso cyo kugendererwa n'Imana, hari ikimenyetso cya Kairos. Kairos ni iki? Kairos ni igihe Imana ikoreramo, ni igihe cy'Imana. Tubivuze mu buryo bworoshye, iyo tuvuze Kairos tuba tuvuze igihe cy'Imana. Mu by'ukuri Kairos ni ijambo ry'ikigiriki, nta n'ubwenge buhambaye burimo. Mu kigiriki bagira ibihe bibiri bikomeye, bagira icyo bita ibihe bibiri. Twebwe ibihe byose ni bimwe, biragoye kubona ijambo ritandukanye igihe cyacu n'igihe cy'Imana. Bibiliya ubwayo iravuga ngo hari igihe cy'Imana, igihe cyategetswe nayo, igihe cy'Imana n'igisohora, igihe cy'Imana, isaha y'Imana. Mu kigiriki rero hari icyo bita Kronos. Kronos ni ibihe bisanzwe. Ubu ngubu ku isaha ubu turi saa 1:13. Iyi saa 1:13 ni igihe gisanzwe. Saa 1:13 ku wa gatatu
5 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2020. Iki gihe ku isi yose turagisangiye, ni igihe cy'abantu. Mu kanya birabaye saa 2, mu kanya birabaye saa 3, bityo ejo ni tariki 6, ejo azaba ari kuwa 4. Ku isi yose ibyo bihe turabisanganywe, yego. Ariko muri ibyo bihe habamo ikindi gihe. Icyo gihe nicyo bita kairos. Igihe aho muravuga ngo, aho ushobora gutoka avuga ngo uyu munsi twagize ibihe byiza. Ese ubuvuze iki? Ibyo bihe bidasanzwe bizabereye mu kindi gihe. Kairos ni igihe cy'Imana ikorera mu bihe bisanzwe by'abantu. Mu yandi magambo, kairos ni igihe cy'Imana, ni igihe cyashizweho, ni igihe cyategetswe Imana izi yagennye izakoreramo, ariko mu bihe byacu bisanzwe. Icyo nicyo twita kairos. Amen. Iyo tuvuze ngo uyu ni umwaka wo kugendererwa n'Imana, tuba tuvuze iki? Tuba tuvuze ngo ni umwaka watoranijwe, ni umwaka wagenwe n'Imana izagendera mu bwoko bwayo. Igituma uyu mwaka utandukana n'indi myaka ntabwo ari uko uzagira amezi 13, oya. Ntabwo ari uko uzagira amezi 18, oya. Ntabwo ari uko izuba rizarasa noneho rikomotse hano. Mu busanzwe uri Kigali ubona izuba riturutse hano, ntabwo ari cyo bivuga. Ahubwo muri uyu mwaka igituma tuvuga ngo ni umwaka tuzagendererwamo n'Imana, nta nubwo twabibonye mu myaka yenda mu kwezi kwa mbere. Iyo tuvuze nuvuga ngo ni umwaka Imana iba yaragennyemo igihe cyayo cyo kugenderera mu bwoko bwayo, cyangwa se ni igihe Imana iba yarateguye tutazi, yenda mu kwa 6, mu kwa 3 se, mu kwa 2 se, mu kwa 8 se, aho izagenderera ubwoko bwayo, ku buryo umwaka wose uwitirira ngo ni umwaka nagenderewe n'Imana. Amen. Haleluya. Icyo nicyo twita kairos. Hanyuma se ni ikihe kimenyetso? Ni ikihe cyerekana koko ko Imana igiye kugenderera ubwoko bwayo? Hari ikimenyetso burya cya kairos. Hari ikimenyetso cyo gukora kw'Imana, hari ikimenyetso cyo kugendererwa n'Imana. Amen. Nshuti yanjye, iki kitarakubaho uzamenye ngo hari ntikiraba. Icyo mpamya, hari igihe cyashizweho n'Imana cyo kugenderera ubwoko bwayo. Ndabaha urugero. Muri Bibiliya, iki gihe twebwe turiho, cyo kuri iki cyo bita era cyangwa age, ukabara ibihe mu mitekerereze y'Imana, mu bihe by'Imana. Bavuga ko ari ibihe 7 urebize mu gihe cy'Imana byabayeho. Hari igihe isi yaremewemo tudashobora kumenya ngo bizabaye ryari. Mose ntiyatubwiye ibihe imyaka bizafasha. Kuva ku gihe Imana yaremye Adamu na Eva kugenda ukagera ku bihe by'Aburahamu, ntabwo dushobora kumenya ngo bizatwaye igihe kingana iki. Hari igihe Imana abanyemo n'abantu bayo navuga ngo ikoresheje umutima nama, nta mategeko ariho. Igihe Imana agendereye ba Aburahamu na ba Yakobo, ab'icyo gihe uburyo babanagamo n'Imana ntabwo dushobora kuvuga ngo bagenderaga kuri iki, kuko amategeko ntiyari ariho, abantu bari baraguye, bagenderaga kuri conscience. Turi kujyana kuva ku gihe cya Mose ukaza ukagera ku gihe cya Yesu, abantu bagendaga bayobowe n'amategeko ya Mose. Turi kujyana nshuti zanjye, kuva ku gihe cya Yesu kugeza igihe tutaramenya, Bibiliya ikita igihe cya kairos. Kubera iki? Ni igihe Imana yagendereyemo abantu bayo muri Kristo Yesu. Ubundi buryo ni igihe twakwita igihe cy'ubuntu, aho Imana ibwira isi yose ngo uwizera umwana wanjye afite ubugingo buhoraho. Ni igihe twahawe ngo tugende tujye kubwira isi yose ngo nyamara abavandimwe, iki ni igihe cy'ubuntu Imana yashyiriyeho abantu bayo, yashyiriyeho isi yose, iyibwira ngo umwizera wese afite ubugingo buhoraho. Iki ni igihe tubwira isi yose ngo nyamara imbabazi z'Imana ziriho, imbabazi zategekewe isi yose ziriho. Icyo gihe nacyo ni igihe Paulo yandikira Abaroma ibice 11 avuga ngo ni igihe cyashyirwaho abanyamahanga. Uze gusoma kubwe avuga ko ari igihe cyategetswe, akavuga ikiranga icyo gihe ngo Imana yagishizeho ngo kugeza igihe umubare w'abanyamahanga wategekewe ubugingo buhoraho uzuzura. Twebwe ntituwuzi, ahubwo twatumwe kujya gukwiza uwo mubare kugira icyo gihe kirangire, noneho itorero Yesu agaruke atwara itorero rijye kubana n'Imana. Amen.
muri iyo kairos rero, muri icyo gihe cyategetswe cyo gukira, cyo kubwiriza ubutumwa ibihe by'abanyamahanga, buri wese afitemo igihe cye. Ndabaha urugero, Fabrice wowe, Onera wowe, buri wese afite igihe muri icyo gihe cyitwa kairos, Imana amuhereyemo igihe cye. Niyo mpamvu uvuga ngo hari umunsi numvise mu butumwa bwiza, hari umunsi nahuye n'ijambo ry'Imana, hari umunsi napfukamye nemera ko ndi umunyabyaha, nakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Icyo gihe rero cyari cyo gihe cyategetswe kuri wowe, kugira ngo izina ryawe, kugira ngo wowe winjire muri icyo gihe cy'ubumana. Imana ishimwe cyane. Muri icyo gihe mwibuke hari umubare, niko Paulo yanditse ngo hagomba kuba umubare w'abanyamahanga wuzura kugira ngo ibihe by'abanyamahanga birangire. Mu yandi magambo, Imana yo iyibara ibyo bihe ni ibihe runaka tuzi yashizeho, imperuka ikazaba cyangwa itorero rikazamuka, ariko yo iravuga ngo hari umubare w'abanyamahanga ugomba kubanza kuzura, hanyuma ibihe by'abanyamahanga cyangwa igihe cy'ubuntu kikagira gute, kikarangira. Amen. Muri iyo kairos rero turi kujyana muri ibyo bihe by'abanyamahanga. Imana yo izi yategetse, Yesu yatubujije akatubwira ngo nta wuzi umunsi n'igihe ibyo bihe bizarangirira, kuko ibyo bihe bizarangira wamanutse aje gutwara itorero, akatujyana muri mariage, cyangwa se akajya kuduha kuzuka, icyo bita umuzuko wa mbere. Icyo twebwe ari byo bihe dutegereje, apana kurangira ku isi, oya, ahubwo kuzamurwa ku itorero. Muri ibyo bihe tutazi, Imana yagiye igenamo izindi kairos, haleluya, ibindi bihe byo kugenderera ubwoko bwayo. Ibyo bihe tushobora kubyita ububyutsi, yego, ibyo bihe tushobora kubyita ngo ni ibihe Imana ikanguramo itorero ryayo. Ibyo bihe ni ibihe navuze ngo buri wese yamugenera igihe cyo gukizwa, imugenera ibihe byo gusohorezwa amasezerano imuha, imugenera ibihe byo kugirira neza itorero ryayo. Amen. Muri kunyumva nshuti zanjye? Ariko buri gihe cyose gifite ibimenyetso kibiranga. Ndongera mbaho urugero by'amahirwe muri abajene, mujye munyemera tunige, biraryoha nabizo. Imana ishimwe cyane. Yesu ngo abigishwa Matayo 24 ngo ubwo bajyagiye Yerusalemu, bamweretse umurwa wa Yerusalemu, baramubwira ati mwigisha kabisa ukunda gukora comment, urabivuga hiki, uru rusengero urabivuga hiki. Bari bamweretse urusengero rwa Yerusalemu. Naho ze soma commentaire biblique yakozwe n'umudamu witwa Madame White, aravuga ngo umanuka uva aho Yesu yaravuye i Betania, umanuka ugiye Yerusalemu mu masaha ya nimugoroba, ngo izuba iyo ryabaga rirenze ryakubitaga ku rusengero rw'i Yerusalemu. Hanyuma uko urusengero rwari rwubatse rwaravuguruwe n'uwitwaga Herode, rwari rwaravuguruwe ngo ashyiraho amashami ya zahabu, ku buryo izuba iyo ryakubitaga ku nkingi zari zigize urwo rusengero, zahabu yareflectaga umucyo, mbega wakubitagaho ukareflecta umucyo, ngo ukabona Yerusalemu yose irakeye, ukabona umujyi wose urarabagirana kubera ubwiza bw'urusengero. Niyo mpamvu bamwegera bakambwira ati mwigisha urabivuga hiki, reba uko urusengero rusa, urabibona ute? Yesu arababwira ati nagira ngo mbabwire yuko nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, ngo birabatangaza kumva urusengero ruzasenyuka. Ngo baramwegera rero baramubaza ngo tubwire nibihe bimenyetso byerekana ibyo uvuze ko bizaba. Bamaje ibintu bitatu: ibimenyetso byo gusenyuka kwa Yerusalemu, ibimenyetso byo kuza kwawe, n'ibimenyetso byo kugeza ku mperuka y'iki y'isi. Ntago bamubwiye ngo tubwire igihe, kuko igihe n'iminsi ni data wenyine ubyihariye, ariko kuba mwizera yabasigiye ibimenyetso bashobora kureberaho bakamenya ngo igihe kirasohoye cyangwa se kiri hafi cy'ibyo Imana yatubwiye. Amen. Noneho turi kujyana nshuti zanjye, ntabwo tuzamenya ngo igihe cyo kugendererwa n'Imana muri uyu mwaka kuri vivante ni ryari, ese ni 13, ese ni 21. Kandi wibuke mu kugendererwa n'Imana muri uyu mwaka hari kugendererwa nk'itorero, hari kugendera nkawe nka individu, hari kugendererwa nk'itsinda. Imana izatugenderera. Wakwibaza ngo ni ryari rero, ntizakubwira ngo ni iki gihe, ariko hariho kairos, hari ibimenyetso byerekana yuko icyo Imana ivuze kigiye kuba. Ibyo bimenyetso rero ni ibi.
Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Yesu yakomeje kubwira abantu, abafarisayo ubwo bamugendaho, bakomeje kumugendaho, ese niwe Mesiya, ese niwe Kristo, mbese igihe cyawe ni iki? Arababwira ati, bavandimwe, ntangazwa n'uburyo mumeze. Ati, uzi ko mwebwe muzi kugenzura ibihe, mukamenya ngo uyu munsi imvura iragwa. Burya meteo, ubu ngubu twateye imbere gusa muri meteorology, twateye imbere tuzana n'ibyuma. Nahoze numva umuntu ambwira ngo uyu munsi tugeze ahantu tumenya ngo imvura iragwa mu minota 8, imvura iri bugwe mu minota 5. Ubu ngubu uyu munsi muzareba basigaye batubwira ngo imvura izagwa ngo izaba iri hagati ya milimetero 25 na 50 itaragwa. Ariko mu gihe cya Yesu bari bafite ubuhanga bwo gupima umuyaga gusa, bakavuga ngo dukurikije ubushuhe buhari haraza kugwa imvura, dukurikije igicu gitukura aho gihagaze biraza kugenda gutya. Bari abantu bazi kugenzura ibihe n'iminsi. Yesu arababwira ngo niki gituma mwebwe mutamenya kugenzura ibihe by'umwana w'intama, ibihe byo gukoreramo kw'Imana? Nshuti yanjye, niyo Imana ivuze ngo nzabagenderera, burya hari ibimenyetso bizerekana yuko koko turi muri Kairos, yuko koko turi mu gihe cyo kugendererwa n'Imana. Amen, amen. I'm sorry, nongere mbisubiremo, mbabarire simbatutse, oya nanjye sinikuyemo. Ingorane dufite y'ubukristo bw'iki gihe, turi abantu bagendera mu mwuka gusa, ntidushaka gukoresha ubwenge, cyangwa se tugakoresha ubwenge gusa tukibagirwa umwuka. Actually byombi birajyana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ni umwuka w'ubwenge. Ntabwo dutandukanye ubwenge n'umwuka. Iyo byombi bikoranye nibwo tuba turi mu nzira nziza. Iyo tuyobowe n'umwuka w'iki? W'ubwenge. Imana ishimwe cyane. Kuko nawe bamuhanura, Yesaya 11 yaravuze ngo umwuka w'ubwenge, umwuka w'ubuhanga, umwuka w'imbaraga, umwuka w'uburemyi uzaba uri kuri we. Amen. Ubwo yavukaga baramuvuze ibice 240, baravuga ngo umwuka w'ubwenge, umwuka w'imbaraga wari kuri we. Rero ntabwo twari ku bwenge, kuko iyo uretse ubwenge n'Imana irakureka. Amen. Kuba tuvuga ngo turi muri Kairos, umwaka wo kugendererwa n'Imana, ngewe ku bwanjye nakavuze ngo dore ibihe binyereka koko kw'iri jambo rivuye mu ijuru. Amen, amen. Tugaruke ku ijambo rero twasomye, tugaruke ku ijambo twasomye. Imana ibwira Yeremiya, iraza kudufasha kugaruka kumenya iki kimenyetso cya Kairos. Imana ibwira Yeremiya ahanura, iravuga ngo abiseri barambabaje. Ntagiye mu mateka maremare, zavuye ku ikosa umwami witwa Manase yakoze. Manase yakoze ibyaha ngo arusha abami bose bamubanjirije, arusha n'uwitwaga Ahabu, arusha n'uwitwaga ibyaha byakozwe n'abandi bantu. Uyu Manase yakoze ibyaha ngo avusha amaraso menshi, anyuza abana be mu muriro, araraguza, asenga ibigirwamana. Yakoze ibibi ngo byatumye Uwiteka avuga ngo ndirahiye ubu bwoko buzajyanwa mu maboko y'iki? Y'abanyagano. Niyo mwasenga mute iri kosa yakoze, nta kabuza muzajyanwa mu maboko y'iki? Y'abanyagano. Igihe kiragenda kirasubira, Abisiraheli igihe kiragera bajyanwa hehe? Mu bunyage, bajyanwa ari imbohe mu gihugu cy'i Babuloni. Yeremiya wahanuraga rero aravuga ngo Imana yaranyeretse, ngo inyereka ko nubwo muzajyanwa muri abanyage, cyangwa muri abanyagano, cyangwa muri abacakara, ntabwo muzahora muri abacakara. Igihe kizagera mbagarure inaha, mbagarure muri iki gihugu, nongere kubasubiza mu gihugu cyanyu. Ndetse na precisa aravuga ngo ubwo mugiyeyo ndabasabye. Ibi ni bisanzwe ku bantu bose bahunze, bagenda bazi ko ari ukwikozayo bakagaruka. Ni bisanzwe ku bantu bose bahunga, yaba abanyarwanda niko byagenze, bari bazi ko bikoza mu mahanga bakagaruka. Ndabihamye ko n'abarundi batekereza ko bazasubirayo vuba. Ni bisanzwe, ni imitekerereze y'abantu bose bahunga. N'Abisiraheli nabo ngo batekereza ko bazikoza gusa i Babuloni, hanyuma bakagira gute? Bakagaruka. Imana rero ituma Yeremiya iramubwira ngo ugende ubambwirire, nimugerayo muzubaka amazu muyabemo, murongora abagore mubyara abana, kandi iteka mujye mwifuriza amahoro icyo gihugu, munagisabira amahoro, munagishakira amahoro, kuko amahoro yabo azaba amahoro yanyu. Si nibyo gusa, muzahamara imyaka myinshi 70. Uranyumva? Ati muzahamara imyaka 70. Ati iyo myaka 70 nirangira, ngewe Uwiteka nzabagira gute? Nzabagenderera. Kugira ngo nkore iki? Kugira ngo mbagarure inaha.
Imana ishimwe cyane. Rero ni ikihe kimenyetso cyerekana ko iby'Imana yavuze bisohoye? Ku Bisirayeli byari byoroshye, yari imyaka 70. Ariko Daniyeli ngubwo yari masoma ibitabo by'ubuhanuzi. Nshuti yanjye ntabwo yasomye kimwe gusa, oya, ahubwo yasomye ibitabo byinshi. Asoma igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, asoma igitabo cy'ingoma, yasomye ibitabo. Ngo ageze mu gitabo cya Yeremiya agwa kuri aya magambo dusomye, ngo amenya neza yuko Imana yategetse yuko imyaka yabo izaba imyaka 70. Ngo abazi igihe baviriyeyo, ngo asanga imyaka 70 irenda kugera, iri hafi kugera. Ngo amaze kubimenya hari icyo yakoze. Ntabwo yicaye, ntabwo yahagurutse ngo avuge ngo mube babwire bavandimwe nimuhaguruke tugiye gutaha, umwami ibyo yikora byose twebwe tuzasubirayo. Oya, ahubwo yamenye ko igihe cy'Imana iyo kigeze. Dore ikintu cya mbere kiba, umuntu yuzura inzara n'inyota byo gushaka mu maso h'Imana. Ndasubira, igihe kigeze, igihe cy'Imana kigeze, mfite ibimenyetso byinshi byo kubikubwira, ndaza kubikubwira kandi nkura muri birapana mu mutwe. Oya, igihe cy'Imana kigeze, iyi Imana ivuze ngo igihe cyo gusohoza ibintu byanjye kirageze, ihagurutsa abagabo, ihagurutsa abagore, niyo baba bake cyangwa benshi, niyo baba bazwi cyangwa batazwi, ikabashyiramo umutima, ikabashyiramo inzara, ikabashyiramo inyota. Ishobora guhagurutsa itorero, ishobora guhagurutsa igihugu, ikabuzuza inzara yo kuvuga ngo Mana, tunyotewe ihumure, tunyotewe ikanguro, tunyotewe imbaraga, tunyotewe kuboneka kwawe, tunyotewe ineza yawe. Abantu bagahaguruka bagashaka mu maso h'Imana. Ngiki kimenyetso cyerekana ko igihe cy'Imana kigeze, nuko abantu bahaguruka bagashaka mu maso hayo. Amen. Turi kujyana nshuti yanyu, turi kujyana. Burya hari amasengesho akaba n'amasengesho. Hari amasengesho dusenga kuko church yabiteguye. Hari amasengesho ya 20 y'ejo akarago. Hari abantu baza kuko nyine banyotewe gusenga, hakaba n'abaza bavuga ati ni gahunda ya church. Oya, si ibyo mvuga. Igihe cy'Imana kigeze, usanga boss kuri Kibagabaga yuzuye gushaka Imana atabivuganye na Senga uri Kabeza, kandi bombi bakarizwa n'ikintu kimwe. Umva rero, ayo masengesho ikiyatandukanya n'ayandi, ntabwo umuntu aba asengera ibintu materiyeri, ntabwo aba agisengera abana nubwo abakeneye, ntabwo aba asengera inzu nubwo ayikeneye, ntabwo aba asengera amashuri nubwo ayakeneye, ntabwo aba asengera promotion nubwo ayikeneye. Ahubwo inzara yose y'ibyo bintu yivunjamo inzara imwe yo gukenera kubona mu maso h'Imana. Mvuze murabyumvise ra? Imana ishimwe cyane. Iyo igihe cy'Imana kigeze, inzara yose n'ibyifuzo byose umuntu afite yarategereje, yumva byihinduyemo, yumva byivunjemo, kumva yifuza gusa kubona Imana ikora, Imana igaragara, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishyirwa hejuru, Imana yubahwa, Imana yongera kuba Imana mu buzima bw'itorero, mu buzima bwawe. Icyo gihe uzamenye ko Kairos igeze, uzamenye ko igihe cy'Imana kigeze. Haleluya. Yumva neza, kuba umuntu asengera amashuri ntabwo ari icyaha. Kuba umuntu yasengera ngo Mana nkuraho igisuzuguriro si icyaha. Oya, kuba uri gusenga ngo Mana ntabara ntabwo ari icyaha. Ni kumeze nyine, niyo nzara nyine umeze. Nta muntu wasenga ibitavuye mu mutima. Ariko reka nkubwire, iyo Kairos, iyo igihe cy'Imana kigeze, wumva bya bindi byari bikubabaje bitaye agaciro, hanyuma kwifuza kubona Imana ishyirwa hejuru, kwifuza kubona Yesu amenyekana, kwifuza kubona icyubahiro kigaruka mu nzu yayo, biragenda bikaruta cyane ya nzara y'ibindi wari ufite ku buryo utabyibuka. Amen. Uzamenye ngo igihe cy'Imana kirageze, uzamenye ngo Kairos irageze. Ikindi ndagira ngo uhumurize nshuti yanjye, burya Imana igendereye abantu bayo. Ibyo bitoya biza bisa n'ibigukurikiye.
ya mashuri na ya mazu na bya bindi wasengeraga byo birikora, byo biraza utabishaka. Kairos yigeze kugera ku muri twa bonke rimwe yarimo ategura igiterane asenga Imana. Yari afite ikibazo cy'amafaranga yakoreragamo, ngo yashakaga amafaranga y'amasefa. Ngo ndabivuze neza, ni amadolari y'amanyarwanda, ubwo nta kundi bya amafaranga y'amasefa. Actually amasefa nayo ni amasefa, n'amafaranga akaba amafaranga, n'amadolari akaba amadolari. Muranyihanganira kubw'iyo mvugo. Ngo yarimo asenga Imana, ayibwira Imana ngo Mana mereza miliyoni y'amasefa, miliyoni y'amasefa. Ngo akomeza gusenga avuga atyo. Yarimo ategura igiterane, ngo ijwi riramwongorera rimugezeho, aravuga ati koko bonke ushaka miliyoni y'amasefa? Ngo yumvira ijwi rimubwira ngo hoya, burya ntabwo ariyo nshaka. Ngo abwira Imana ngo ahubwo mpereza miliyoni y'imitima y'abantu, miliyoni y'ubugingo bw'abantu. Urebe ijuru riramusanze, ngo uhe miliyoni y'amasefa. Atoya, ntabwo ari cyo nshaka mu by'ukuri, nuko ari bezwe, nuko ari ubukene, ariko si cyo nshaka, ahubwo nkeneye miliyoni y'iki y'abantu. Ngo nibwo bwa mbere bonke yakoresha igiterane, hafi miliyoni 2 z'abantu zitabira igiterane cye. Imana ishimwe cyane. Igihe cy'Imana kigeze, ni inzara wari ufite Imana yivunjamo indi nzara, ukumva gusa wehagizwa no gushaka Imana. Amen. Niko byagendekeye Daniyeli, ngo amaze kubara utari ufite ikibazo. Daniyeli wari umerewe neza. Mwibuke ko ubwami bw'i Babuloni Daniyeli yabutegetsemo, murabizi. Yabaye nomero ya kangahe? Ya 2 mu burgo bwami. Hanyuma ubwami bw'i Babuloni buvaho, busimburwa n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Nabwo buje, Daniyeli akomeza kuba iki? Umuyobozi. Ntacyo yari akennye mu by'ukuri. Ngo ariko igihe kigeze, yarahanuye murabizi, yakoreshejwe n'Imana. Ariko igihe kigeze, akora ikintu atigeze akora. Ngo ahagurutswa no kwiyiriza ubusa iminsi 21. Aravuga ngo gihe Daniyeli ntacyo naryaga, nta nicyo nanywaga, sinanihezuraga, sinakarabaga, sinitunganyaga, ngo mpagurutswa no gushaka mu maso h'Imana. Usomye iki gice uzabona bya bindi byose navuze. Icyambere, yahagurukijwe no kwihana. Naravuze ngo igihe cy'Imana iyo kigeze, umuntu yimenyaho ibyaha, umuntu yimenyaho uburyo ari kure y'Imana, umuntu yisobanukirwa. Twebwe tukubwiye ngo umunyabyaha n'ibikunda, ariko igihe cy'Imana iyo kigeze, wemezwa ko uri umunyabyaha no kwihana no gushaka mu maso hayo. Amen. Icya kabiri, ngo kuko haleluya, mwibuke twavuze ukuri, kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Daniyeli yarasanzwe asoma igitabo, ariko uwo munsi igitabo cya Yeremiya cyamubereye rema. Ntabwo yari noneho rogose, ntabwo byari ibintu byanditswe, oya. Yaravuze ngo Mana uku niko wavuze. Ibi ngibi byarimo kwizera, byarimo kwizera. Ndizeye, dore ijambo ryawe uko rivuga. Kwizera kuzamuka muri we, atangira gushaka mu maso h'Imana, avuga ngo uku nukuri. Ikindi yabihuje n'amagambo yanditse mu Gutegeka kwa 2 bice 7 umurongo wa 9, nkuko Imana yabitegekeye Abisiraheli. Ati wibuke ko turi ubwoko bwawe, wibuke ko ari cyo watuvuzeho. Atangira guhaguruka no kurekrama, no kurevandika, no kushaka kuvuga ngo ijambo ryawe rigomba kutubera ukuri, kuko ndiko wavuze, kandi imyaka 70 irarangiye. Amen. Amen. Nshuti zanjye, igihe cy'Imana iyo kigeze, ikimenyetso gihebuje ibindi, nuko inzara yose ufite byoroshye ihindukamo inzara yo gushaka mu maso y'iki h'Imana. Muri Amosi 8, Amosi andika Amosi 8 umurongo wa 11, ntabwo tuhasoma. Imana arimo ivuga uburyo izongera kugenderera Abisiraheli, izongera kugenderera Abisiraheli. Icyo gihe ariko ndagira mbibibutse, ntabwo ari igihe nk'iki ngiki Abisiraheli bari, yavugaga igihe Yesu azabagarutse. Munyemerere nongere se nuvuga buhoro mutaza kuba mu nyumvi. Nababwiye ko ariho ibihe Imana agiye igena, hakabaho n'ibihe by'abanyamahanga, ibihe twita ibihe by'ubuntu, aho Yesu Kirisito yabaye incungu y'isi yose. Yego, dutegereje ko icyo gihe kirangira, ariko kugaruka kwa Yesu, hanyuma ibihe by'ubuntu bikaba birarangiye. Ibyo bihe by'ubuntu nibirangira rero, cyangwa se byo gukizwa n'ubuntu nibirangira, Bibiliya tubwira ngo izahindukirira Abisiraheli. Ntabwo ari ngewe. Usoma Abaroma 11 niko Paulo yanditse, aravuga ngo Abisiraheli ngo bameze nk'ishami ryahanyuwe, ngo ubundi hari icyo baturusha, ngo kubyo gutoranywa no guhamagara kw'Imana ntabwo twabigereranyaho, ngo twebwe ikintu tubarusha, kubw'ubuntu bw'Imana dufite agaciro, kubw'ubuntu bw'Imana twabonye ubugingo buhoraho, kubw'ubuntu na Yesu niyo mpamvu turabo turibo. Ariko bo bafite icyo baturusha, bemeye ubuntu abo babubona, ariko uretse n'ubuntu
bafite ikintu baturusha cyitwa gutoranywa n'Imana. Amen. Imana yarabatoranije n'ubwoko bwayo. Iravuga ngo ibyo bihe by'ubuntu nibirangira ngo izongera ibagarukire, ngo bazaba bameze nk'igiti cy'ingurukira kigarutse kuri bo. Bazongera baterwe kurera yono nziza. Uza gusoma icyo gice. Icyo gihe rero nikigera nicyo nababwiraga, ngo bazongera mbere yuko Yesu aboneka, mbere yuko Yesu bamuhindukirira. Imana iravuga ngo nzabateza inzara, ngo mbateze n'inyota. Ngo iyo nzara ngo azaba atari inzara y'ibyo kurya, ngo bazajya bava ku mpera y'isi bajye ku yindi mpera, ngo bajyanwa n'ikintu kimwe gusa, ngo gushaka ijambo ry'Imana. Ngo ikibabaje ntabwo bazaribona. Ngo nzatera abahungu n'abakobwa babo bari basanzwe bafite inzara babambisiye. Murabizi neza abahungu n'abakobwa bacu, murabizi ko ari abambisiye. Urumva gushaka gukomera, kugendera muri Lamborghini utarayibona mu Rwanda, kumva wabigihangange mu mwanya muto, gushaka gutunga Porsche ufite imyaka 25. Uzi kubona umuhungu w'imyaka 28 30 yigereranya n'umusaza wa 55, ugashaka kuba mu buzima bwe. Iryo ni irari ritakugasa. Imana iravuga ngo iyo nzara rero iri mu bajene, iyo nzara iri mu bantu bato, nzayivunjamo inzara n'inyota byo gushaka ijambo ryanjye. Bazava hirya bajye hino bifuza iki? Ijambo ryanjye. Babandi bajya bavuga ngo nanjye ndashaka kujya Dubai, bakabicumukurira kugira ngo bajyeyo. Ngo iyo nzara izavunjwamo kuvuga ngo ndashaka kujya mu gitoraniro Johannesburg, numvise ibihe bidasanzwe hariya hantu. Kandi iyo nzara atari ukugira ngo babone ibintu. Bavandimwe, dufite inzara uyu munsi. Muri no minsi hari umuvandimwe avuze ikintu ku cyumweru arantangaza, ngo igihe cyose umuntu ahora mu bubyutse, ngo ahubwo ahora mu bubyutse bw'iki? Buri muntu iteka ryose duhora mu bubyutse. Haraba mu bubyutse bwo kureba filime, haraba mu bubyutse bwo gukora akazi cyane, haraba mu bubyutse bwo gushaka amafaranga. Umuntu iteka ahora mu bubyutse. N'ikimenyimenyi irondora, hari ikintu kangukiye gukora muri iyi minsi. Yego, nta muntu n'umwe udafite ububyutse, ahubwo ukanguwe no gukora iki? Ukangukiye iki muri iyi minsi? Biroroshye reka kubipima. Reba umwanya we munini uhereza iki? Hari abari mu bubyutse bwa social media, hari abari mu bubyutse bwa Twitter, hari abari mu bubyutse bw'ikisi bwa bwa fitness. Urumva kujya muri gym, ngomba kugabanya ibiro. Hari abari mu bubyutse bwo gutembera, hari abari mu bubyutse bwo kuryoherwa n'ubuzima. Hari abari mu bubyutse bw'amaganya, nabyo ntubizibagirwe. Agahora yumva yuzuye kuganya. Umuntu iteka, umuntu ntabwo ajya abaho adafite ibyo akora, ahubwo ubwo bubyutse urimo n'ubwiki. Umva rero, Imana iravuga ngo icyo gihe Kairos igeze, umuntu akangukira agirira ububyutse bwo gushaka mu maso h'Imana. Aho ujya kuri WhatsApp ugiye kumva ijambo, aho ujya kuri Twitter ugiye gushaka ijambo, ugasanga inzara yawe n'inyota n'ibyo gushaka mu maso y'Imana. Ngo icyo gihe uzamenye ko Kairos igeze. Amen. 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 Yewe ibyo ntibyanditse muri Bibiliya, ni experience yanjye. Nabonye Imana igiye kuhereza umuntu ikintu, ibanze ikamuha umutima wo kugishaka. Abafilipi 2:13 ubwayo yari ivugiye. Uza gusoma mu Cyongereza cyangwa mu kindi Kinyarwanda, haravuga ngo ni ngewe Uwiteka ubaha gushaka no gukora ibyo nshaka. Burya ni Imana ishyira mu mutima, yuzuza mu mutima w'umuntu gukora ibyo wowe ushaka. Ubwo abiseri bagombaga gusubira mu gihugu cy'amasezerano, Imana avugiye mu kanwa ka Yesaya, iravuga ngo nzahagurutsa umugabo witwa Kuru, ngo maze mu mutima we mwuzuza inama zo gusohoza no gukora ibyo ngewe nagena. Turi kujyana nshuti zanjye. Amen. Amen. Imana rero iyo igiye kugira ikiguha, iyo igiye kugira ikugeza, ndavugayo, irabanza ikakuzuza, ikagushyiramo inzara n'inyota yo kwifuza icyo kintu. Turi kujyana nshuti zanjye. Amen. 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 Hallelujah. Rero ntuzishuke ngo twicare ngo hariya tuvuge ngo umwaka wo kugendererwa n'Imana. Ni wumva udafite inzara n'inyota,
nibona mu mutima wawe utanyotewe kubona Imana no kwifuza Imana, ukumva hari igihe umuntu aryama, kandi burya reka mbabwire, iyo umuntu yuzuye inzara n'inyota byo gushaka Imana, birenga amasengesho yo kwiyiriza ubusa, birenga amasengesho y'akarago. Usanga niyo uri murarya wifuza Imana. Vuge ngo iki byari byababaho, hari igihe wari wageraho ukivugana wowe ubwawe, ukabaho wivugana. Byari byakuba ukajya mu modoka ikakurenzaho wajyaga kubera ko ubwenge bwatwawe. Simvuga gusa ko watwawe n'Imana, no kuba wari muriganyira cyangwa witekerezaho, ariko ntawe utabigira. Umva rero, igihe cy'Imana iyo kigeze uratwarwa, bikarenga kuvuga ngo kuwa kane nziyiriza. Ahubwo n'icyo gihe uri kubivuga ukumva inzara yagutwaye, ukumva uranyotewe, ukifuza Imana uri kurya, ukumva urayifuje uri mu bukire, ukumva urayifuza uri mu bukene, ukumva urayifuza wamenyekanye, ukumva urayifuza wagize ibihe byiza, ukumva urayifuza ufite ibihe bibi, ukumva unyotewe Imana birenze uko wabivuga. Ukamera nka kumwe Dawidi yabivugaga, ava ngo Mana umutima wanjye urakwifuza kuruta uko imparakazi yihagizwa no gushaka imigezi. Nahoze soma komantere ngo imparakazi yishaka imigezi normalement iriruka kugeza igihe iboneye, cyangwa se igapfira mu nzira. Warubizi, iyo ivuze ngo ndanyotewe, imparakazi iyo uyibonye yirukanka yihagizwa no gushaka amazi, ntigiruhuka kereka ibonye amazi cyangwa umwuka ushize igapfa. Niko iteye. Dawidi rero niko yavugaga ati ndakwifuza ndehagira ku buryo ntakubonye numva niteguye gupfa. Kandi si ibintu nigira, si ibintu nishizemo, oya, iyi nzara iyi nyota afite ndehagizwa no kukubona ku buryo ninakubona nzakomeza nkwifuze. Niba nanakubonye hafi yanjye nzicwa n'iyi nyota n'iyi nzara umwuka uhere. Amen, amen, oh haleluya. Mu gitabo cya Zekariya ibice 12 uhere ku murongo wa 3 ariko cyane umurongo wa 7, Imana yarimo ivuga ubwo Yesu Kirisito azahindukirira Abisiraheli. Abisiraheli n'ubu abajya bajyayo abitwa barabi n'abandi bahora bambaye utugofero, bahora n'amasengesho adashira. Iyo ugeze ku rukuta rw'amaganya ibisibanga, bahora basenga babwira Imana ngo twoherereze Mesiya, twoherereze Mesiya, Mesiya azaza ryari, sohoza amasezerano wavuze. Bo ntabwo bemera ko Yesu yaje. Oya, iyo ushaka kurakaranya no mu Isiraheli uzavuge ko Mesiya yaje. Ndavuga umuyuda nyawe, bo baramutegereje, dutegereje Mesiya. Imana iravuga ngo ubwo rero uyu munsi wa undi bishe bakamubamba, umwe bahakanye, uranyumva neza, ngo ubwo bazabona uwo bacumise ngo hari ikintu kizababaho, ngo nzabuzuza umwuka wo kuboroga, nzabuzuza umwuka wo gutaka, nzabuzuza umwuka wo kwifuza, ngo bazifuza wa wundi batashakaga kumva. Nshuti yanjye, igihe cy'Imana kigeze, ibanza ikakuzuza inzara n'inyota yo gushaka za bindi yo yateguye kuzagira gute, kuzaguha. Amen, amen. Ubundi ugaburira uhaze bararwana normalement. Iyo ugaburira umuntu uhaze murarwana. Ikindi, twese ntabwo twumva agaciro cy'ibintu tudafitiye inzara. Burya nta kintu kinezeza umuntu nko guhazwa. Niyo impamvu Yesu yavuze ngo hahirwa abafite inzara n'iki n'inyota byo gukiranuka. Kubera iki? Nibo bazahazwa. Niyo mpamvu nanga bwa buntu bumeze nk'inzoga ibishye. Ndasubiramo, bwa buntu wagira ngo ni imyenda ya caguwa aho butagira valeur. Iyo ufite truas urabujyana, iyo ufite ubwo buntu ntabwo ari ubu. Burya uhazwa gukiranuka nuwabanje kuzura inzara n'inyota yo kwifuza, kurarikira, gutabaza, kumva afite inzara n'inyota zo gukira. Niwe ubwirwa ijambo ngo burya Yesu yabiguhereye ubuntu, uwo ndi guhazwa. Ariko wa wundi ubwira ngo rega ngo mwese muze nawe ngwino, umuntu akabate nanjye nze uzakomeza winywera akayoga ngwino. Oya, ako gakiza ntikabaho. Uwo ubwirwa ngo urahagijwe gukiranuka n'uwuzuye inzara ivuga ngo n'ubundi ndanyotewe, ninde wankeza ku gukiranuka kw'Imana. Uwo niwe Bibiliya ivuga ngo izamuhaza. Turi kujyana? Yego. Niyo mpamvu iteka
ntidushobora kuvuga ubuntu aho amategeko atabanje. Ubuntu ntibubwirwa aho amategeko ataremereye. Tubwira umuntu ubuntu kubera ko Mose, amategeko ya Mose amubwira ngo usambana azapfa, ukora ibyaha azapfa. Icyo gihe nibwo twabwira ngo rega humura, ufite guhabwa ubuntu. Uwaciriwe witeka na kamere ye niwe tubwira ubuntu akabwakira. Amen. Naho uvuga ngo Yesu niba yarapfuye n'akazi ke, niba atarapfuye n'akazi ke, ibyapfa na Satani simbizi, tukakubwira ngo ngwino, ntabwo turimo turwanira iri si ishyaka. Yumva urabyumva, ntabwo ari ishyaka. Urabona amashyaka niyo avuga ngo ngwino ngwino, cyangwa se mvuge ngo cyangwa ama association. Kera turi ku ishuri bajyaga baturekrita, ngwino mu bajeya, ngwino mu ba scout, ngwino muri Croix Rouge yaje. Si ibyo twajyaga tubiririmba nyine mu ishuri, ugasanga nyine barashaka amagroupe, bashaka kurekrita. Oya, ubuntu ububona n'ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, Bibiliya avuga ngo ni uzahazwa. Amen. Rero Imana iyo ivuze ngo ni igihe cyo kugendererwa nayo, biba bimeze nka wa mutima wari muri Sara uvuga ngo wantabara ukankuraho isoni zo gupfa muri iyi myaka, narapfuye mpampagaze, ushobora kuntabara ukampa umwana. Rero ugendererwa n'Imana abasa n'uvuga ngo ndarota, nari ngutegereje, nakwifuzaga Nyagasani. Haleluya. Iyo nzara nibwo ihazwa. Amen. Amen. Reka nkubwire, hari abagabo babiri nsoreze kuri bo ndasoje. Muri bukwitwa Simeyoni ngo yari yarabwiwe n'umwuka. Bibiliya tubwira ngo ntabwo azwi imyaka, batubwira imyaka ye gusa. Hari ikintu bavuga ngo ni umusaza wa kera, ni umuntu wari ufite imyaka myinshi. Ngewe iyo mbara ndavuga ngo imyaka ya Simeyoni yari nibura hejuru y'imyaka 130. Kubera iki? Naza kubabwira. Kuko witwa Ana we ngo bari abantu babiri bategereje ihumure ry'Abisiraheli babiri. Uwa mbere ni Simeyoni, uwa kabiri ni Ana wa mukecuru. Ngo Ana yamaranye gusa n'umugabo imyaka 7 arapfakara. Ngo amara imyaka 87 ari iki? Ari umupfakazi. Umva rero igitangaje, Bibiliya ikavuga ngo iyi myaka yamaze 87 ari umupfakazi, ngo yayimaze yiyiriza ubusa asenga ahora mu rusengero. Iyo akabiterwa n'inzara n'inyota Imana yashize muri we byo kwifuza ihumure ry'Abisiraheli, ihumure n'ibihe byo kugendererwa n'Imana. Ngo ibyo bikamutera kutarya no kutanywa. Si ubukene bwabimuteraga, oya. Si ubupfakazi bwabimuteraga, oya. Si ukwifuza guhungurwa bizabimuteraga, oya. Ngo yifuza ihumure n'ibihe byo kugendererwa kw'Abisiraheli, bigatuma ahora mu rusengero yiyiriza ubusa asenga adatuza n'umuso. Amen. Undi ni Simeyoni. Ngo Simeyoni yategereje Imana, kandi we bakavuga ngo yari umusaza wa kera. Hana we urumva, reka tumereze imyaka 17. Amaranye n'umugabo bibaye ngahe 24, wongereho 84. Ubwo ni 7, ubwo ni ngahe ni 110. Simeyoni we ntibabaze ngo ni umusaza wa kera gusa, wategerezaga Imana, wategerezaga ihumure, avuga ngo uzadutabara ryari. Ngo umunsi umwe Imana iramugenderera, iramubwira ngo noneho ujya mu rusengero. Ngo ageze mu rusengero, marayika umwuka w'Imana amutungira urutoki, ati dore ka gakiza nakubwiye ngakariye. Yabonaga uruhinja, ngo aragenda abona Yesu. Ngo akibona Yesu yabwiye Imana ngo mbohoye urupfu, nta mpamvu ni icyo nari imbereho kirarangiye, nusezerera umugaragu wawe agende, ngiyewe gupfa ntacyo bintwaye, dore icyo nari ntegereje niki. Inshuti yanjye, iyo umuntu Imana yamubwiye ngo hari igihe cyo kugendererwa, nzakugendera, imuha inzara n'inyota idatuza. Imana ishimwe cyane. Aryama karoti ibyo, aryama agatekereza ibyo. Haleluya. Kugeza igihe nagira ngo umenyeshe ngo iyo nzara ntituza, kugeza igihe Imana icyo yavuze gisohoye. Amen. Bya bintu byacu byambivuyemo ntabwo ari wowe. Nta nzara nyayo Imana yaguhaye ivuga ngo iyi nzara izasozwa no kugenderera kwanjye burya bitaraza. Amen. 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 Inzara n'inyota byo kugendererwa n'Imana. Nzasuka inzara, azaba atari inzara y'ibyo kurya. Nituvuga ngo muri vivante turasenga nimugoroba, ukabona rwose urarigiye uburi impamvu wabona imvura ikubye ati Nyagasani nahimbazwe, unasana ari guca hehe. Ukajya umva rwose urabohotse n'ijuru rirabyumva, imvura iraguye. Hari igihe inzara itera
n'imvura ukayizamo ntawe uguhemba. Turi kujyana nshuti yanjye. Hari igihe inzara itera ukumva ibintu byose wabigurisha, wabivunjamo, kumva unejeje umutima w'Imana nubwo ntawe ugushima. Iyo nzara, amen. Inzara yo gucurika amaso muri Bibiliya ntaho uzajya kubwiriza, yo kumva unyotewe kumenya iby'Imana ishaka, nta nuzaguha ijambo ry'urufunguzo. Iyo nzara, amen, amen. Iyo nzara, inzara ugira na madamu wawe ntayimenye, inzara ugira ikagutera kunanuka utabuze ibyo kurya. Iyo nzara, inzara ituma wumva usa nk'uwashukutse kubera kwifuza no kuba ngo Mana ndagukeneye nk'imparakazi nyine. Iyo nzara ni inyota, amen, amen. Iyo nzara iraza ugasenga, ugaterana amateraniro yose muri Vivante, ukagereka no muri Restoration Church, bavuga ngo no muri Singiza Holy Church nabo bafite amasengesho, ukayajyamo atari ukwikunze kuzerera gusa, ahubwo urumva ukeneye kubana n'Imana. Iyo nzara, amen. Inzara ni inyota, ukumva ntukeneye abahanuzi, ukumva ntukeneye kugira ngo Uwiteka aravuze, ukumva nabyo ntibikumaze inzara, ukumva urasa naho ukeneye kwinjira paka ubwayo wicakiye wifashe. Iyo nzara, inzara ni inyota. Imana idusukemo inzara ni inyota. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Inzara, hari abantu Imana yateye inzara, nahoze mbasoma mu gitabo abakunda gusoma, barangira icyo gitabo. Ni igitabo kiba ngo God's Generals, harimo 3 uzasomwe muri izo ngizo. N'umugabo witwa Robert Liadon wanditse ibyo bitabo, yavuze ikintu iyo nkuru yanze kumva mu mutwe. Avuga inzara Imana igeze gutera mu 1000 muri za 700, 600. Ni abantu babaga mu gihugu cyitwa Republican Czech. Ubwo rero ku Martin Luther yatangiraga reforme, ibihugu bimwe bimwe byagiye byakira ubutumwa. Murabizi ko muri biriya bihugu by'abasoviete batajya bemera Imana, benshi ari abahakanyi. Rero ubutumwa bugera muri Republican Czech, abantu baho bemera Yesu, bamwemeye barahinduka, bemera na reforme, hanyuma barahunga, bava mu gihugu cya Republican Czech kubera karengane kabakorerwaga, bahungira mu Budage, kuko Budage n'ubundi ariho hatangiye iki ya reforme. Abantu iyo bajyagayo nta kibazo bagiraga. Bagezeyo ngo bahura n'umugabo witwa Zondervan. Uyu nguyu ngo niwe wabafashije gutura, abubakira amazu, abatungisha ibye. Urumva abantu bakoreye Imana, fata abantu bahunze ibihumbi, ngo yari umukire cyane, ngo kubwo kwizera afata amafaranga ye arabatunga, abubakira n'amazu. Ngo nyuma y'ibyo hatangiramo amatiku no kuvuga ko akoreshwa na Antikriste, ngo bituma imiryango 24. Unyumve neza, imiryango 24. Ubwo n'abantu bangahe? Umugabo n'umugore, ntago mvuga abantu, ndavuga umugabo n'umugore, famille 24. Ngo bari abantu 48. Ngo bahuza umutima n'inama, ngo yo kuba ngo Mana turakwifuza, turakunyotewe, turashaka kukubona wongera gusuka ububyutse, abantu wongera gushaka amaso hawe. Ikintu cyantangaje rero, nagize ngo ni Cyongereza cyanjye gike, ariko niyo cyaba gike kamemeze gusoma 100. Muranyumva neza? 100 no muri primaire barabyiga. Narasomye neza nubwo ari gike, cyo ndakizi cyane vraiment. Baravuga ngo basenze, ngo bumvikana ubwabo, ngo nibo bantu batangiye icyo bita chaîne de prière. Ngo barumvikana ngo tugiye gusenga imisi tutazi kugeza igihe Imana izasukira ububyutse, ngo dusenga amasaha 28 kuri 28. Ngo buri muryango wose ufata isaha imwe ku munsi, ngo bakora iyo chaîne de prière. Ngo barangije babikora imyaka 100 bategereje ko Imana isuka ububyutse. Subiremo, babikoze imyaka ingahe? 100. Ngo kandi babaye faithful, ngo nta wigeze na rimwe areka asiba kuri ya saha. Ngo buri muryango wose wabaye wo kwizerwa ku isaha, ku buryo basenze, ibaze nawe, imyaka 100 amasaha 28 kuri 28. Ngo barasenga badatuza, bategereje ngo Mana suka ububyutse. Arandika rero
Liado navuga ngo ububyutse bwabaye mu Bwongereza ngo bwakomotse kuri ayo masengesho, ngo ububyutse bwabaye Street Dasuza bwakomotse kuri ayo masengesho. Aravuga ngo ububyutse bwose buzaba kubwe, ngo bwose buzaba nubwo tutazi, ngo arumva nta kindi cyabubereye fondation ifatizo ngo mpamasengesho yasengura muri Republican Check. Ibaze nawe imyaka 100 isaha udasiba na rimwe. Iki kintu ngira ngo byaterwa n'iki? Nuko tubyumvikanyeho hari inzara itera abantu kumera gutyo. Turajyana nshuti yanjye, iyo nzara ntabwo umuntu ayiha, iyo nzara ntabwo ari ibintu twumvikanaho. Iyo nzara ni ikintu gituma udacogora. Ari njyewe naba mbivuyemo, ngendeba soma icyo gitabo nabwiye Imana ntumbabarire. Ngewe yankubarira ijambo wambwiye nsanga rirengeje imyaka 20, ngavuga ngo rirashaje. Hari abandi bategereje imyaka 100. Ibaze nawe, aba nibo bahuye n'uwitwa John Wesley bamubwira ubutumwa bwiza. Ububyutse bwamanutse, ibyo mujya mwumva ngo John Wesley yakoreshejwe n'Imana, naba bagabo bamugejeje kuri ubwo bubyutse n'imbaraga z'Imana. Kubera ko igihe cyagiye sinababwira uko byagenze, ngo byonyine bahuriye mu bwato ajya muri Amerika, ngo kubera ko ubwato bw'icyo gihe butari bwato bwo kwizerwa nk'ubwubu, abantu bagendaga bafite ubwoba. Ngo ubw'inyanja yazaga yiroshyemo umuraba, ngo John Wesley yarakijijwe, ngo yumvise yuzuye ubwoba bwinshi bwo gupfa. Ngo ariko bari bicanye n'abo bagabo bo muri Republican Check bavuye mu Budage, ngo barebizemo mu maso, ngo abona ntago bafite ubwoba bwo gupfa. Ngo yibaza kuri bo no kwizera kwabo kubatera kudatinya urupfu. Ngo yabireba we, ngo akumva yuzuye ubwoba bw'urupfu. Ngo mu gihe batinyaga gupfa, ngo batangiye kuririmba indirimbo, kandi ngo yabireba ngo akabona ntibigirisha. Ngo arabegera rero, ngo ajya mu Budage bamubwira ubutumwa bwiza. Uwo niwe wajyanye umuriro watangiye mu Bwongereza n'abandi babandi basengaga imyaka ingahe 100. Imana iduha inzara n'inyota muri uyu mwaka, haleluya, wo kugendererwa n'Imana. Ndasaba Imana nyir'ijuru n'isi ngo idusukire inzara n'inyota byo gushaka mu maso hayo, idusukire inzara n'inyota byo gushaka mu maso hayo. Urabona atari ugushaka ibintu. Erega muri iki gihe turasenga, sinibaza hari umunyakenya twarihuriye njye ubwanjye, arambwira ngo ari ikintu cyamutangaje mu Rwanda, ngo yabonye ari cyo gihugu cya mbere gisenga kuruta ahandi. Ngo mu Rwanda ubwo nari mutumiye ntuzaze, dufite 20 y'ijuru, dufite n'umukozi w'Imana. Arambwira ngo 21 prayer and fasting. No, of course. Ati nari ngatangaye. Ati mu Rwanda ubigereranye nije ni wacu muri Kenya, ati nabaye na Tanzania, ntushobora kugereranya abanyarwanda imisengere yabirengeje urugero. Ambwira ikintu kibaje, arambwira ngo ariko iyo urebye imisengere yawe ngo ntishingiye ku ijambo ry'Imana. Barasenga ariko iyo barebye ikibasengesha ntabwo ari ijambo ry'Imana rivuga. Erega abantu bari za Kanyarira n'ubugiye kimi, ndabizi uzamutse mu Kigali wasanga barimo basenga, ariko ni iki kibariza? Uzasanga ari amasengesho yuzuye ibinyoma n'amatiku, ngo haye umugabo ngize. Erega niyo nzara business yanjye muri misi ntigenda. Umva Bibiliya yavuze ngo niduteze inzara, haleluya, tuzajya mu mavumo no mu masenga dushaka mu maso h'Imana, ariko tutajyanywe n'amazu n'amabusiness, dushaka kubona mu maso h'Imana. Tubwira ngo imbaraga zawe zirihe, icyubahiro cya Yesu kiri, mbega gupfa no kuzuka kwe kuri he, mbega isezerano rye ririhe, umwuka w'Imana rihe. Dore igisuzuguro mu itorero, guterana kuvanze n'ibyaha kurakabije. Mana tabara itorero ryawe. Nguko gusenga nyako ni Imana ivuga. Amen. Ndakwinginze nawe uzabigerageza urebe. Ejo bundi twara hano dusenga, bambwira ahantu amazina mu Rwanda hari amazina harenze 10 y'ahantu abantu basengera. Ngaho ngo hitwa ngo muri Mana yanjye we Samatare, Mbanguka ngo tabare, kizabwa ibyo byarashaje bya kizabonwa na Kanyarira. Hari ibindi bigezweho, urumva, niba ari muri Kaje vuba, niba ari muri Seruka vuba, niba ari Marerezi manarabyibagiwe. Hari uwo twari kumwe nyine tuvuga arahambarira hose munsi y'urutare kwisumo, ahahaha, uzumva bahavuye bose. Ntawe ukubwira ngo Imana arambwiye ngo ugiye kunyeza, ntawe ukubwira ngo Imana impaye imbaraga. Bose bakubwira ibyo mwisi nibyo bibajyanayo. Abakobwa bavuga ngo munajyanye n'umuhanuzi yiteguye kumusigira ituro. Senga yamuguze sore ko yaguha, ngewe pastor muyamuguze urebe, apana kuyaguha, yamuguze gusa ati wabaye yangujije muvandimwe ko ndumushumba wawe. Yakubwira tusa, ariko yiteguye kujyana n'ibyo adatunze ngo abihereze umuhanuzi. Uzi impamvu? Kugira ngo amwatse amucanire, amubwira ngo umugabo araje.
ntabwo ari ngombwa ngo umenye ko ari ukuri, gusa bivuge gusa. Ndabeshya? Mbonye akazi gashyushye, dayori urabona badusiga muri suspense. Njye ubwanjye nihuriye n'umuganuzi aranyumye, aravuga ngo rege tubahanurira, ngo ntitubabwira byose, ngo irifo kumubwira igituma azagaruka. Ibi mbabwira abavandimwe ntawe nkeneye gusebya, ni urugero gusa ndi kubaha. Igihe kizagera aho umuntu azakubwira ngo iguhaye imodoka, umubwire ngo sibyo byanzanye, siyo nzara, narinzanywe no gushaka mu maso h'Imana, narinzanywe no kwifuza kwera kwayo, narinzanywe. Ukumva imodoka niyo baguhiza abisi batunze bose ntacyo zakora, ukumva unyotewe Imana. Amen, amen. Kubona Imana igaragara mu buzima bwawe, aho ufuhira icyubahiro cyayo, aho uvuga ngo mbabajwe no kubona ibyaha byuzuye mu itorero, mbabajwe n'amacakubiri tukuzuye, mbabajwe n'ubusambanyi n'irari no guhemukirana hagati y'abashakanye, mbabajwe n'ibimana, mbabajwe. Ukumva bya bindi wari ukeneye nta gaciro bigifite. Uzamenye ko Kairos igeze, uzamenye ko igihe cy'Imana kigeze. Naho ibyo bitaraba uri muri kirigito ugaseka. Uranyumva neza? Ntituzishuke kuba njyewe senga nagira ibihe byiza, aho nkora kumura kikubita hasi ariko itorero ritagenderewe. Uranyumva neza? Ahubwo njye ngashyirwa hejuru, bakajya ati ntago muherutse senga, ararenze. Igihe kizagira rero ubwo abantu batavuga senga bavuga Yesu, ubwo uzamenye ko Kairos yageze. Niyo yaba ari senga yabikoze, naba ari uvugwa, naba ari umenyekana, ahubwo nyiri ijuru n'isi, imfura yo kuzuka, uwitwa Amen, ari uvuga wenyine gusa. Uzamenye ko igihe kigeze. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu Nigeria yavuze ngo Imana izaduha ububyutse uve kuri bwa bundi. Ubona ushobora ngo 10 days of revivals. Revival ntitegurwa n'abantu. Twebwe niko dutegura revival, dufite iterane cya revival mu kwa 12. Revival yo mu ijuru nyayo, Imana ishimwe cyane, imanutse nyayo, nta uyitirirwa, nta uyitegura. Ijuru bwayo ritangira n'inzara, inzara idashobora guhazwa n'ikintu, ukumva ukeneye kubona icyubahiro cy'Imana. Singuciriyeho iteka. Niba uvuga ati mfite amasengesho y'imisi 200 yo kubona Imana inzanira umugabo wanjye gutyo, ntago ari wowe. Rega nta witera inzara. Ninde wabwira undi ngo sonza? Harubaho. Iyo ushonje urarya, iyo ushonje ukenera kurya. Ndagusabiye Imana ngo iguhe inzara n'inyota muri uyu mwaka wo kugendererwa n'Imana. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Haguruka kugendererwa nayo. Dore kimwe dufite abatuzengurutse benshi ibihumbi twareberaho. Uwa mbere ni Daniel, ngo yuzuye inzara yo gushaka mu maso h'Imana. Mpagurutswa no gushaka mu maso h'Imana, mpagurutswa no kwihana, mpagurutswa no kwezwa, mpagurutswa no kuvuga ngo icyubahiro cyawe kiri he. Icyo gihe tuzamenye ko igihe cy'Imana gisohoye. Amen. Icyampa ikadutera inzara n'inyota, nkuko yavuze muri Amosi ngo nzabashyiramo inzara n'inyota. Azaba atari inzara yo gushaka ibyo kurya, azaba ari inzara yo gushaka mu maso hanyu, azaba ari inzara yo gushaka ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Reka mabagare pastor adusengere. Yesu abagirire neza. Amen.